dutambikanye igeze nko muri metero 5 hafi y'aba bantu babiri nabonaga bambaye ukuntu, noneho iramoka imotse ngewe ndayicyaha maze kuyicyaha iratuza ndagenda, noneho nanga guhita ninjira mu gipangu, ahubwo hari akantu k'akayira kamanukamo gatoya kugira ngo winjire wenda mu kwebwe hari umuhanda uri hano, hari n'undi muhanda uri hepfo, noneho hari akayira kamanukamo kugira ngo winjire mu gikari. Niko nagiye kunyuramo, ngeze muri ako kayira mbona karafunze, ariko ndebye inyuma mbona ba bantu naciyeho umwe yankurikiye na yambwa turi kumwe, duhita dukata na yambwa turazamuka. Tuzamutse numva ibyo bavuganye. Mureke tubasuhuze tubifurize amahoro n'imigisha bituruka ku Mana, abakunzi banjye, abakunzi b'isengesho TV, umuryango mugari tubana aha ngaha, mwese ndabakiriye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nubwo mumbona mfite agahinda n'umubabaro, ngiye gukora ikiganiro mu by'ukuri ntameze neza, ntishimye, ariko muri byose Yesu ni umwami. Kubera iki ntishimye? Nibirimo kumbaho ndetse n'ibyambayeho nshaka kubasangiza, kuko ndumva mu by'ukuri aribwo numva nabohoka, kuko muri inshuti zanjye, muri umuryango wanjye, kandi ni mwebwe mushobora kumfasha mu buzima bwa buri munsi. Ejo bundi abantu baranteze babiri, barantega bantegera hafi y'aho mba, ariko kubera Imana ibancishaho ndagenda, ndaza kubabwira uko byagenze mu by'ukuri, ariko ntabwo byari byoroshye mutabyumva uko nguko. Niyo mpamvu nanahisemo kubagezaho kino kiganiro, kuko urumva iyo abantu bagutega haba harimo no kuba wapfa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, nkurikije ibyo bavuze numvishije. Mu by'ukuri icya kabiri ni uko nagerageje kwiyahura inshuro zigera muri 2, imwe ni iya kera indi ni iya vuba, ntabwo zose zabereye igihe kimwe mu by'ukuri, kubera amateka n'ibindi byose umuntu aba ari mu gucamo. Nifuje kubibasangiza cyane ko n'abakunzi b'isengesho TV baba batubwira ngo tubagezeho ubuhamya, tubabwire uko bimeze, ariko ndababaye n'umuntu wese ubyumva, yaba umugore, yaba umugabo, yaba umusore, yaba inkumi. Ndagusaba guhagararana nanjye rwose, ariko cyane mu buryo bw'amasengesho no kubana nanjye. Imana ibahereza umugisha. Ntacyo tujya dukora rero tutabanjije gusenga, tubanza gusenga kuko twemera ko Imana ari iya mbere mu buzima bwacu. Unkurikiye cyangwa ugiye kubana natwe muri uyu mwanya, ndagira ngo twubahe Imana, dusenge mbere yuko mbagezaho ibyo ndi gucamo ndetse n'ibindi bikomeye. Mu by'ukuri ndagira ngo tubanze dusenge Imana, kandi Imana iguhereze umugisha. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, se w'umwami wacu, turagushimiye kandi tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kuri Alufa ukaba Omega, tugushimiye kuri itangiriro ukaba n'iherezo, tugushimiye kuri imbaraga zacu ukaba n'agakiza kacu. Ntawakwizeye wigeze akorwa n'isoni. Abakwizeye bakizera izina ryawe, wabahaye ubutware n'ubushobozi byo kwitwa abana bawe. Ngaho bana natwe rero muri iki kiganiro, ufashe buri muntu wese ugiye kucyumva, kandi kigira aho kimukura, kigire n'aho kimugeza. Natwe twambika imbaraga mwami Yesu, kuko nicyo cyatumye udushyiraho. Tubisabye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Reka mbasabe muvuge amena. Niba amena nta kibatwara, amen ikaba itagutera ikirungurira, amen ikaba itagutera igisebo, andika nawe uvuge ngo amen. Imana ibahereze umugisha. Rero mu by'ukuri ntago nabura kubashimira. Ndagira ngo masangize ubuhamya gatoya bw'ibyo naciye. Impamvu mpisemo kubibabwira nuko hari ibindi ndimo gucamo, kandi bikomeye pe, bikomeye ku rwego rwo hejuru, ariko twizera ko Yesu ari umwami. Ubundi njyewe abakomeje bambaza ubuhamya bwanjye bagiye batandukanye, navutse nyine nk'abandi bana, mvukira mu muryango urimo mama na papa, ariko sinagiriwe amahirwe yo kubamenya, sinagiriwe amahirwe yo kumenya mama, sinagiriwe amahirwe yo kumenya papa, sinanagize amahirwe yemwe no kubona amafoto yabo. N'ubu baramutse bazutse kwa kundi umuzuko uzaba, nagomba kubaza kuko ntago mbazi. Rero mu by'ukuri byabaye ibintu byankomereye, kuko
nagiye kwisanga kwa kundi umwana akura mu myaka 5, 6, umwana utangiye kumenya ubwenge, abantu bari kumwe n'ibiki, mbona ndi mu wundi muryango nawe utari uwacu. Mu by'ukuri uwo muryango nari ndimo warimo umukecuru, bakambwira ngo ni nyogokuru, nanjye niko namwitaga, ariko mu by'ukuri aho mariye gukura naje kumenya ko atari nyogokuru. N'uwo muryango nabagamo mbashije icyo twapfanaga cyangwa nicyo dupfana ntabwo nkizi pe, ntabwo nkizi, ariko urumva ni inshuti, ni umuryango nyine bisanzwe. Hanyuma rero uko nakuraga muri iyo myaka nakundaga kubabaza ngo mama na papa na barumuna banjye barihe cyangwa na bakuru banjye, kugira ngo bansobanurire. Bakambwira ngo mama wawe na papa wawe bapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi, barabishe mu 1994. nkura nyine nzi ko bapfuye muri ubwo buryo, ariko nkakorana igikomere kubera ko uburyo nafatwaga aho hantu byabaga bitandukanye n'uburyo abo bana baho bafatwaga, kubera ko hari ukuntu umwana ajya mu mirimo itandukanye, wenda mukajya gutashya inkwi mugatinda bimwe by'abana, ariko mwaza akaba ariwe bakubita ngo niwe wabatindije, cyangwa kandi mu by'ukuri harimo n'abakuruta, mwajya kuvoma amazi, mbese imirimo yose ugasanga ni wowe, bigatuma wibaza utundi uyu muryango ndimo ni umuryango umeze gute. Aha ngaha ndagira ngo nze gukomeza abana b'imfubyi cyangwa abantu babaye imfubyi, ndagira ngo mbabwire ko Yesu ari we se w'imfubyi kandi akaba umugabo w'abapfakazi. Uwamwizeye akizera izina rye yamubereye byose kandi yamubereye inshuti. Nubwo dusenga ariko hari igihe ibikomere bikomeza bigaruka cyane iyo tugenda duhura n'ibintu mu by'ukuri tutari twiteguye. Igihe cyarageze n'ubundi rero bigana muri za 2000, mu 2000 noneho barambwira bati hari abantu bari buze kugutwara kugira ngo abe ari bo mujya kubana. Ndababaza se ngo ni bandi? Barambwira ngo ni abavandimwe bawe. Numva ndishimye kuko ntibari banambwiye ko bahari, ntabyo nari nzi pe. Noneho igihe kigeze baraza, mbona haje mushiki wanjye mukuru, aje aho ngaho narindi, baransuhuza, ariko kuko ari mukuru wenda yaranzi, aravuga ati ndagira ngo tujyane kugira ngo tugende ujye kwiga, ujye mu ishuri, kuko naho ngaho mu by'ukuri urumva nahugiraga muri ibyo bintu by'imirimo no kwiga ukaba utakwiga, byari ibintu bikomeye. Ubu buhamya ndakomeza kubaha mu masero, ubwo ndagira ngo nze kugaruka kubirimo kumbaho nonaha, birimo n'abari abantu banteze mu by'ukuri, ariko Imana ikabansimbukisha, kubera ko Imana ni urukundo kandi Imana idufiteho umugambi mwiza. Hanyuma baraza barantwara, turaza, mushiki wanjye yari yarashatse Igikondo, niho yari yubatse mu karere ka Kicukiro. Imana imuhe n'umugisha, yakoze icyo yagombaga gukora, niwe watureze. Ariko naho mpageze mu by'ukuri mpagera ndi umwana, hari n'abandi, ariko nkumva sinishimye, gusa nca mu buzima bukomeye. Aho naho naciye mu buzima bukomeye, mu by'ukuri nzakomeza kubasangiza cyangwa ndi bubasangize no mu bindi bice bikomeza gukurikira, kuko ubuhamya bwanjye ni amaseri cyangwa ni bugiye butandukanye. Ibyo nakoze, uko byangendeye byose ndakomeza mbibabwira, kuko ni mwebwe muryango wanjye. Hanyuma rero Imana iza kumfasha, ngiza kugira amahirwe, nakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nza gukizwa mu by'ukuri nkiri mutoya, ariko nkagira agahinda, nkagira n'umubabaro. Abantu banzi kera n'abantu banzi vuba, mu by'ukuri ndi umuntu buri udakunda kuvuga, umuntu ukunda kuvuga mba ncecetse. Rimwe na rimwe igihe abantu bagiraga ngo ntabwo nzi kuvuga, ariko atari uko ntabizi, ahubwo nuko ntigeze ngirirwa amahirwe mu by'ukuri yo kuba mu buzima abana babamo igihe mu by'ukuri bareba ababyeyi. Urabizi, iyo umwana arize, kwa kundi umubyeyi araza akamuhoza, umwana yajya ku ishuri bakamwiyenzaho, kwa kundi bamukubita akaza akavuga ngo mama abana bankubise, umwana yakenera inkweto, mama nkeneye inkweto, umwana yagira gutya ati mama nkeneye iki. Ibi ngewe mu kuri kw'Imana ntabwo nigeze mbigira, nta muntu n'umwe nigeze ngira ndirira, ahubwo akenshi iyo waririraga n'umuntu cyangwa ukamubwira iriho muri ubwo buzima, cyane ko abantu benshi babaga bagifite n'ibikomere bigiye bitandukanye, ahubwo wasangaga
ubaye umunyamafuti rimwe na rimwe ugasanga mu by'ukuri uhisemo guceceka kuko wumvaga nta muntu ufite wo kubwira. Ndi umwe mu bantu batagize abantu mbwira, ari nayo mpamvu nasabye abakunzi b'Isengesho TV, wowe wumva wanyumva twaganira ukanyumva, mu by'ukuri Imana yaguhereza umugisha ugakorera counseling n'ibindi bigiye bitandukanye, kuko ndumva ntago meze neza, kuko nshobora kumara, ndi wa muntu ushobora kumara icyumweru, mu cyumweru cyose nkasinziramo nka kabiri, ubundi indi minsi yose sinsinzire, kubera nyine ibintu bigiye bitandukanye n'inshingano zigiye zitandukanye, ni byinshi. Noneho byaza udafite n'ububwira ngo akumve, mu by'ukuri ukumva ubuze uko ubigenza, bigatuma wumva urara utekereza ibintu byinshi. Rero ndagira ngo mbabwire ko mu by'ukuri ibihe by'agahinda n'umubabaro byatumye nakira Yesu umwami n'umukiza. Yesu ambera umubyeyi, ambera byose, kandi mu kuri Imana nta kitakoze, n'ubu iracyari kumwe yanjye. Ndibuka igihe kimwe nagiranye ikibazo n'umukozi w'umwe mu muryango aho nabaye, noneho aranankomeretsa kwa kundi abana bagira, ngiye kurega ahubwo abari ngiye bakubita, barankubita cyane, kubera ko mu by'ukuri ndi umukozi babonaga afite akamaro wenda akarusha kanjye, nuko nguko nabivuga, kuko nagiye no kwa muganga ari umuturanyi unjyanyeyo kugira ngo bamfuke aho yari yankomerekeje. Ariko mu by'ukuri ibyo nibyo byanteye gushaka kwiyahura ku nshuro ya mbere, nibyo byanteye gushaka kujya kwiyahura. Noneho ndagenda ngura, nibwo bwa mbere nanyweye ibintu by'inzoga, by'ibiyobyabwenge, ibintu by'amatabi, ibintu bibi cyane, ariko mu buryo bwo kugira ngo ni droge, cyangwa ko bari bambwiye ko iyo unanyweye byinshi upfa. Ndagenda ndabinywa, ndabivangavanga, ntari n'ahantu wenda hafite umuntu uri bunyumve, biranyica. Ariko hari umusore umwe nawe wari ufite ibibazo, aba mu kintu cy'ikizu kitari gikinze, arambona ukuntu nabayeho, nayo nabinywereye hafi y'umuhanda naryamye, aranterura anjyana muri icyo kizu. Anjyanye muri icyo kizu ajya kungurira amata, agira ibiki, n'ubu sinzamwibagirwa. Bamwita Alone, ntago ari Uganda, ntago ari mu Rwanda. Mu by'ukuri aho ngaho yaramfashije nk'iminsi 2, ndongera ngarura ubuzima, turaganira. Nawe yari mu bibazo, yari umwana wavuye mu ntara, nawe ubuzima mu by'ukuri butoroshye. Reka mbabwire abakunzi b'Isengesho TV, niba hariho ikintu kibabaje, niba hariho ikintu kibabaza, ni ukubona ukorana n'umuntu, uzi gukorana n'umuntu, ugakorana n'umuntu mu kazi kamwe, wenda muri ofisi imwe, muri kampani imwe, cyangwa ukagendana n'umuntu, ni inshuti yawe, muragendana umunsi ku wundi, cyangwa se mu by'ukuri muranabana cyangwa muragira, ariko akajya ahora kwiyenzaho. Hariho abantu bameze gutya, akajya ahora kwiyenzaho, noneho yakwiyenzaho ukamwihorera ukicecekera, kuko uba wumva ntacyo gukora ufite, kandi wumva mu by'ukuri nta n'uwo wabwira ikibazo n'ibyo urimo guhura nabyo. Noneho akongera n'ejo akonzera. Hari abantu bagiye birukanwa mu kazi, bakava mu kazi kubera abantu nk'abo ngabo, akakwiyenzaho mu kazi ukamwihorera, akaguteranya mu kazi ukamwihorera, akaguhimbira mu kazi ukamwihorera, kugeza ku rwego mbese ubona ko ibintu byose akora ari ukukwiyenzaho, kugeza no ku rwego baba bakwirukana. Cyangwa se ukagira n'inshuti, umuntu akazi kugucaho, akaguteranya, akakubwira ibintu bibi cyane bigiye bibabaje, mbese umuntu akakubwira ibintu ukumva ni ubwa mbere ubyumvishe mu matwi yawe, ukumva ni ubwa mbere ubyumvishe, kandi udafite n'amahirwe namba yo kwisobanura cyangwa kugira icyo uvuga kugira ngo kibe cyakumvikana. Ahubwo ugasanga uwo muntu cyangwa izo nshuti muba muri kumwe zihora zikubwira amagambo atari meza, mbese zihora zigukangisha ibintu bigiye bitandukanye, kuko nyine baba bazi ngo uri umuntu uceceka, udakunda kuvuga. Nako gahinda rero mu by'ukuri gasa nkaho katoroshye, katanyoroheye. Iyo bibaye gutyo rero mujya mwumva abantu biyahura, najyaga mbyibaza, ukibaza ngo umuntu ni gute yiyahura. Mujya mubibona bajya ku mataje, ugasanga yaranize, afite lisanse, ugasanga ari umugabo ukomeye, buri ibintu biba byamurenze bikarenga ubwenge bwe, akibuka amateka ye, akareba n'akarengane arimo gukorerwa, ko nta kintu wenda
kindi ari mu kuzira mu biba biri mu kumukorerwa, nibiba biri mu kumuvugwaho, nibiba biri mu kuba noneho n'ibyo akorerwa mu maso ye, noneho akavuga ati reka noneho mbe nshobora kuba nakwiyahura. Rero reka mbabwire uburyo byagenze muri icyumweru gishize, nabyo byatumye nza gukora ikiganiro. Naratashye ntashye mu rugo nk'uko bisanzwe, ndataha, ubundi mfite umuryango kandi ndawukunda. Noneho ndataha, maze gutaha hari ukuntu njya ntega moto, noneho ntingeze ku gipangu mu rugo neza aho dutuye cyangwa aho ntuye, ahubwo ikangeza nko muri metero 10-15 nkava ahandi nkagenda n'amaguru njya mu rugo, bitewe wenda n'amasaha mba ntahiye. Noneho ejo bundi natashye hagati ya saa 4 na saa 5 z'ijoro, kuko aho nategeye moto nayiteze saa 4 n'igice, noneho kandi kugera mu rugo ni iminota 10-15 aho ngaho yagomba kungeza. Mu by'ukuri naragiye ndi hafi kugera mu rugo mva kuri moto, ariko uko moto yamurikaga imbere mbona abantu babiri bahagaze, sinabyitaho. Noneho nkiva kuri moto ndayishyura, hari imbwa yo mu baturanyi yo muri karitsiye nyine yari iri aho ngaho, ihita insanga nyine nk'umuntu yamenye wo muri karitsiye, turanyikoraho nyine mu buryo bwo kuyereka ko nyine nanjye ndi kumwe nayo. Noneho maze kwishyura moto mpita ntambika ndimo gutaha, yambwa iramperekeza, turatambikana. Dutambikanye igeze nko muri metero 5 hafi y'aba bantu babiri, nabonaga bambaye ukuntu, noneho iramoka. Imotse njyewe ndayicyaha, maze kuyicyaha iratuza, ndagenda. Noneho nanga guhita ninjira mu gipangu, ahubwo hari akantu k'akayira kamanukamo gatoya kugira ngo winjire wenda kwebwe hari umuhanda uri hano, hari n'undi muhanda uri hepfo, noneho hari akayira kamanukamo kugira ngo winjire mu gikari. Niko nagiye kunyuramo, ngeze muri ako kayira mbona karafunze, ariko ndebye inyuma mbona ba bantu naciyeho umwe yankurikiye na yambwa turi kumwe, duhita dukata na yambwa turazamuka. Tuzamutse numva ibyo bavuganye, ntabwo byo nabibabwira kuri kamera, ariko mu by'ukuri ndabizi, narabyumvishije. Noneho ndagenda, ariko nkibanyuraho ndabasuhuza, ndababwira ngo mwiriwe, nk'umuntu uciye ku bantu. Ntibavuga ngo yego cyangwa oya, ahubwo baravuga ngo bite. Nanjye ndakomeza ndigendera, ngarutse nubwo numvishije ibyo bavuga, ariko sinabyitaho, ndagenda mpita ninjira mu gipangu. Yambwa mu by'ukuri ndakinga isubirayo, gusa nuko sinibutse no kureba ko mu nzu hari ikintu ngo nyihe. Nabo mu rugo sinageze mu rugo ngo mbabwire uko bimeze nuko bigenze. Nashatse no gufata telefone ngo mpamagara birundo, wenda ko mbonye abantu badasanzwe, ariko ndavuga se nibaza bagasanga bagiye cyangwa mbese ndabyihorera. Ariko ibyo bavuze nibyo byanteye impungenge, bituma mbwira mu by'ukuri inshuti zanjye, aribo mwebwe abakunzi b'Isengesho TV, mbabwira ko mu by'ukuri abantu nk'abo ngabo banakwica, baba bashaka kukwica, ariko Imana ikakurengera cyangwa Imana ikabana nawe. Rero ubuhamya bwanjye n'inzira tugenda tunyuramo ni iby'ibihe, kandi ntago nabubaha muri kano kanya ngo mburangize. Ariko kimwe cyo nuko nzi neza yuko icyo umuntu wese abibye nicyo azasarura. Reka nkubwire abantu munkurikiranye turimo gusoza, wowe udukurikiranye, nufata umwanya wo kubeshyera umuntu ukamubeshyera ibinyoma, umenye ko nawe icyo ngicyo umukoreye kizagukorerwa. Nufata umwanya wo kugambanira umuntu ukamugambanira umurenganya nta rubanza rumuriho, umenye ko nawe ibyo ngibyo bizakugaruka. Nufata umwanya wo kwanga umuntu atakwanze, umenye ko n'ibyo ngibyo nabyo mu by'ukuri bizakugaruka, kuko ikintu cyose kigira ingaruka yacyo, kigira n'inyungu yacyo. Rero abakunzi b'Isengesho TV aho muherereye, reka ngarukira aha ngaho ubuhamya, nzakomeza kubaha n'ibindi bice bw'urwo rugendo rwose, kuko hari ibyo nakoze, hari imirimo nagiye nkora, hari amagambo nagiye mbwirwa, mwe nzayagarukaho, hari ibintu bigiye bibabaje, byose nzakomeza kubabwira inshuti zanjye, kugira ngo
mukomeze mubane nanjye, ariko mukomeze kunsengera kandi mukomeze kumfasha. Ikindi abakunzi bacu, niba utarakora subscribe kuri YouTube channel uyikore, tuzajya tubana, uzajya ubona notification uko dushyizeho amakuru, uko dushyizeho ibiganiro, uko dushyizeho ijambo ry'Imana, buri kimwe cyose uzajya ukibona. Gusa icy'ingenzi cyari gitumye mbazanira ubu buhamya nibyo ndi gucamo kandi bigafatikana n'ibyo naciyemo. Gusa ubu turi abagabo, ubu turakomeye, ubu turi abantu bashikamye mu bwami. Niyo twapfa biravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami Yesu. Twakoreye Imana mu Rwanda, twakoreye Imana mu makaritsiye mabi, na n'isa turacyayikorera. Imana ibahereze umugisha. Ufite icyifuzo ushaka ko dusengana, wajya ucyohereza kuri nimero yacu, cyangwa ushaka kutugira inama, ushaka kudukansoringa n'ibindi byose wumva umwuka w'Imana akubwira kugira ngo ushobore gufatikanyamo natwe. Nimero yacu iri mu kiganiro, wabikora, Imana ikabahereza umugisha. Yari Ken Uwizeye. Reka dusenge dusoza. Mana, turagushimiye, tugushimiye neza n'urukundo byawe, tugushimiye kuri Alpha na Omega, tugushimiye kuri itangiriro n'iherezo, tugushimiye ku bw'ubu buhamya dutanze. Reka buzafasha abantu benshi, reka buzabakura ahantu, buzabajyana ahandi, kandi reka imbaraga zawe nyinshi zizagaragare. Tubisabye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amena, amena, amena. Imana ibahe umugisha.